Muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa Eli Scholars, muri kumwe na Mr Elize nk'ibisanzwe mbagezaho updates z'ingenzi cyane. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru adasanzwe y'akazi kari gutangwa mu turere uko ari 30 tw'u Rwanda. Aho uherereye hose, akarere uherereyemo kose, iyi video ntigucikemo n'akantu na kamwe kuko ni ingenzi cyane. Uyu munsi turarebera hamwe ese hasabwa iki kugira ngo nkore application, ese iyo mpawe aka kazi namaze kwapplyinga neza nkora iki, wakora iki, hanyuma uramenya n'inyungu, nizihe benefit cyangwa inyungu zirimo kuba wakora aka kazi, ese ni gute watsindira aka kazi rero nerekanyemo procedures zose ndetse na steps wakoresha kugira ngo applyinge neza ube wagatsindira abari wowe uyu munsi ugakora. So nkuko nabibabwiye, abantu bari gushakwa n'abantu bafite high school diploma, basoje secondaire, igihe wasoreje icyo aricyo cyose, niyo wasoje uyu mwaka, ndetse even n'abafite bachelor degree. So icyo usabwa wowe ni ugukurikira video n'akantu kamwe kagucitsemo, kandi niba uri mushya ku rubuga rwacu iyandikisha aho hasi ukanda subscribe, namwe dusanganwe, ndetse nawe mushya mukore na like kugira ngo mutwereke ko video tubagezaho mwazishimiye ari iz'ingenzi cyane. So district based data collectors ni akazi kari gutangwa mu turere dutandukanye bitewe n'akarere uherereyemo, ko kuba data collector. Kuba data collector ngiye kubasobanurira buri kimwe cyose gikenewe ndetse n'ikintu uba ukora, nizihe responsibilities uba ufite, ese ni biki bisabwa kugira ngo ukore application. Iyi ni job iri gutangwa na Education Development Consortium EDC, nkuko muri kwibona. Application ikaba izarangira ku itariki 10 z'uku kwezi kwa gatanu. So icyo musabwa ni ukwihutira gukora iyi application kugira ngo aya mahirwe atabacika. Hanyuma iyi Education Development Consortium, nkuko muri kwibona hano bari kuvuga ko biyerekeyeho. Iyi ni leading social education consulting firm iri legally registered mu Rwanda. Ni ikigo cyemewe kiri registered mu Rwanda, kigenda gikora ibintu bitandukanye, ama operation atandukanye haba mu Rwanda, Kenya, Tanzania, ndetse ikaba ifite icyicaro gikuru muri Kigali hano mu Rwanda. So ikintu rero ishinzwe ni ukugenda ifasha abantu muri education mu buryo butandukanye, no guhindura imibereho y'abana ndetse na community muri rusange. So bibanda ku bintu bine, bibanda kuri research na evaluation, ndetse bakibanda no kuri education technology, bakibanda kuri teaching and learning material development, bakibanda no kuri teacher capacity development. So ibi byose muri kubona izi ngingo zigeze kuri enye nibyo bagenda bibandaho mu guteza imbere. Tudatinze ngo tujye muri byinshi, ikintu cyihutirwa no kumenya ngo applyinga urabigenza gute. So ku yandi makuru ushobora no gusura website yabo. So bafite office hano Kigali. So tugiye kureba job rero details. Aka kazi kameze gute? Education Development Consortium irashaka abakozi bafite skills ndetse bari motivated kuba bacollectinga data mu buryo butandukanye. Intego ya mbere yibanze no kugira ngo bakomeze guteza imbere imishinga itandukanye ndetse n'ubushakashatsi mu Rwanda mu turere dutandukanye, bizamara igihe cy'umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo iyi izamara igihe cy'umwaka umwe. Nimba uri interested uraza applying mu buryo ngiye kwereka, ariko hano hari ibyo uzajya ukora. Key responsibilities, umuntu uzahabwa akazi azajya akora kuri field, agende acollecting ama data, harimo gukora ama survey. Abantu bakora ama survey ngira ngo murabizi. Mimba mutazi gukora survey cyari cyo, ni kwa kundi ugenda ubaza ibibazo bitandukanye, then ukagenda bagusubiza. Ubwo ushobora kujya mu baturage ugakora izo survey, ugaha abantu amafomu bakuzuza bitewe n'ibibazo wagiye ubabaza. Nanone hari n'ubundi buryo bwo gukora focus group discussions, yenda ugakaremesha akanama, then mukakora discussion, mukaganira ku bintu bitandukanye kuri topic runaka, ariko ugamije kugira amakuru runaka umenya bitewe na purpose
y'iyo field uri gukora. Ubwo ukimara kumenya iyo nshingano ugomba kuyikora, hari n'indi ugomba gukora. Ugomba gukoresha kuba uzi nibura kuba wakoresha ya tools arimo gukoresha assessment tools, standardized assessment tools, harimo iziri International Development and Early Learning Assessment nk'iyi yitwa IDRA, STAR, MQA as required by specific assignment, bitewe na task ufite cyangwa assignment waba ugiye gukora. Ibi rero impamvu ndi kubwira ngo ugomba kwitonda ahangaha, ugomba kwitonda ku video. Ikintu igiye kugufasha no gusobanukirwa ibintu byose uri kumva hano, kumva ntusobanukiwe. Nusimbuka video birakureba, kuko birakubuza amahirwe yo kuba wahabwa iyi job bitewe nuko wagiye udasobanukirwa. So mu rwego kugira ngo ubyitondere, ugomba kumenya nk'iri jambo, ukamenya ngo IDRA is International Development and Early Learning Assessment. Amakuru yazo ni izihe? Niba ari ubwa mbere uzibonye, ugomba kwitondera ibintu. Ugomba kuza yenda kintu kigiye kugufasha kumenya ho amakuru kuri izi learning assessment tools. Uraza ukajya nko kuri IDRA yenda urugero, wowe ikintu ukora uraza ujya muri Google search yawe, ufatemo imwe bitewe n'iyo ushaka kumenyaho. Urugero dufashe IDRA, numara kwisearchinga uraza uyifungure, nurangiza urebe ibiyerekeyeho. So murabibona ko ari International Development and Early Learning Assessment. So mu rwego kugira ngo umenye amakuru arushijeho, uraza usome hano. Ariko mu rwego kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tumenye nyamukuru uburyo akazi kacu kagiye kuboneka, reka tugaruke ku bisabwa ndetse na job yacu, turebe uko byifashe. Ubwo nizi STAR ndetse na MQA nazo uragenda usearchinge urebe uko bimeze. So ibi biragufasha. Hanyuma numara kubibona, ugomba kumenya ko indi nshingano ufite hano ari collect and record data created using digital tools. Harimo nk'iyo bita Kobo Toolbox, ngira ngo izi ni tools zoroshye zitanakomeye kuzikoresha, niyo bita Open Data Kit, cyangwa se ugakoresha n'ama paper based form. Hano hazahita uzachuzinga uburyo bworoshye bwakorohera. Ushobora gukoresha zino tools za online, harimo Kobo Toolbox cyangwa iyo bita Open Data Kit, ndetse hari n'abakoresha ama Google Forms. Ariko ubwo buryo budakunze, ushobora gukoresha paper based forms. Hari ukazana za forms zo ku mapuro ukajya uzihereza abaturage, niba bitewe na specific task baguhaye ukabahereza bakuzuza, then ugatanga raporo. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko ugomba gukorana n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, harimo abanyeshuri, abarimu, ababyeyi ndetse n'abayobozi b'ibigo bitandukanye. Nyine urumva ko niba gutumye yenda ku kigo runaka, uzagenda ukore research, amakuru yashake, then nurangiza utange raporo nyine ukoresheje uburyo bwagiye buvugwamo hano muri iyi job. Nkuko nabivugaga ngibi hano, uzajya submitinga complete data and daily report ku supervisor bawe nyine bazaba baraguhaye. Ikindi ugomba kujya muri training sessions, bagomba kubahereza amahugurwa mbere na mbere. Ayo mahugurwa akabatoza uburyo muzajya mukoramo akazi neza. Ibi ngibi birabafasha cyane, ntago ugomba kubisimbuka. Ikindi ubu tugiye kurebera hamwe uburyo tugiye kohereza ubusabe bwacu bw'akazi neza twitonze, nyuma yo kumenya ngo bimeze bite. So hano kuri location sasa rero, aba data collectors bazatorwa mu Rwanda hano, bizaterwa na projet ndetse n'ibiri gusabwa. So uturere dutandukanye uzajya ugenda ukurira. Ushobora gukorera muri Gasabo, Nyamasheke, Karongi, Gatsibo, ariko bizajya biterwa naho wa applying uri. Niyo mpamvu ndaza kuberekana, nujya kwandika ibaruwa cyangwa se ubwo ujye kohereza kuri email yabo, ugomba ku-includingamo detail z'ingenzi cyane, ntizigucike rero. So rero nkuko muri kubibona hano, umuntu uzajya uba agiye guhabwa inshingano runaka cyangwa se ibyo agomba gukora, azajya bimenyeshwa, bimenyeshejwe bite naho aherereye, naho agiye gukorera hose, ndetse n'igihe bigomba kumara. Niko akazi gateye. So ikindi kintu umunyeshuri ugomba kwa applyinga rero sasa, cyangwa se umuntu ugomba kwa applyinga muri akazi, agomba kuba yujuje ibiki. Ibi bintu nago ugomba kubirenga. Ugomba kuba wujuje nibura hano, nibura ugomba kuba ufite amashuri 6 yisumbuye, warasoje secondaire, ufite high school diploma. Ntabwo twitaye ku manota angahe ufite, ayo ufite yose igihe wasoreje cyose kuba ufite high school diploma, wemerewe kwa applyinga. Ikindi, niba ari umuntu ufite bachelor degree muri education, social science, statistics cyangwa ama development studies cyangwa indi field related, ni
umwihariko nyine ni advantage ibyo ubyiteho ukora aka kazi, ukora application ube wahabwa aka kazi. So umuntu usanzwe nanone yaragiye akora muri data collection, akora research cyangwa mu field work atandukanye, uyu muntu rwose nawe afite amahirwe. Ariko niba utarabikoze nta kibazo, nawe ntago birakubuza amahirwe, upfa kubura kurikiza neza steps ndetse na guidance ndi kubahereza. Ikindi, umuntu uri familiar azi gukoresha zera tools nagiye mvuga za Kobo, Correct, Survey, CTO, Google Forms, Open Data Kit ndetse na za IDRA, Star cyangwa se GIS mapping. Ibi rwose niba ufite izi skills ugomba kubimentioninga ukabivuga. Ariko niba utanazifite nawe nakweretse uburyo bworoshye cyane. Urajya kuri internet yawe, ujye muri Google, wandikemo, ufatemo tool imwe muri izi, ugende urebe amakuru, uyigeho gake. Ntabwo bisabira kuba uri experienced cyane, ugomba kugenda ukayishaka amakuru, ibyo nta kibazo byagufasha cyane. Ikindi, ugomba kubuza Ikinyarwanda n'Icyongereza, ufite ubumenyi mu Kinyarwanda n'Icyongereza. Ariko n'umuntu ufite ubumenyi mu Gifaransa ni advantage nawe kuri we ikomeye. So ugomba kuba uzi gucommunicatinga nyine, ukaganiriza abantu, ukababaza amakuru atandukanye, ibyo byose nk'uko muri kubibona. Kandi ugomba kuba uzi gukoresha telefone yawe neza na tablet, ku buryo ushobora gukoresha smartphone nyine cyangwa se tablet. Izo zose ni telefone zakoreshwa mu kazi bikagenda neza cyane. So ikindi, kuba wamenya gukorana neza n'abarimu, ababyeyi ndetse n'abana mu buryo butandukanye, ibyo nabyo ni uburyo bwiza bwafasha. Ikindi noneho inyungu ushobora gukuramo muri aka kazi, ikintu ugomba kumenya nuko ari competitive. So competitive compensation, daily stipend or project based payment. Nuko aka kazi nyine umuntu uzagahabwa azajya yishyurwa bitewe nyine n'uburyo projet imeze. So ibintu bijyanye nukuvuga ngo ni akazi kishyurwa, ntabwo ari akazi ko gukora kari aho ngaho. Ni akazi gahemba kandi neza nkuko muri kubibona hano. Umuntu nanone indi benefit, izindi nyungu azakuramo ku muntu uzahabwa akazi, azahabwa training ndetse agenda ateza na skills ze imbere ku bintu bijyanye na correction methodologies ndetse n'ibikoresho bitandukanye, amatools akoreshwa mu kugira mu gucorrectinga amadata. Ikindi, azajya ahura n'abandi bakoresha benshi, abe yaba yahura n'abandi bamuha akazi kisumbuyeho. So like nkaha kuri professional exposure azagira amahirwe yo gukorana n'ama organization akomeye, harimo nka za UNESCO, VCO cyangwa na World Vision. So ayo n'ama organization akomeye cyane, namwe murayazi. Kugirirwa amahirwe rero yo gukorana n'ama organization nkayo ni ikintu kidasanzwe. So urumva ko inyungu zo ni nyinshi, kuba wakora application muri aka kazi nta gihombo kirimo kabisa. So tujye kurebera hamwe ukuntu umunyeshuri uri interested cyangwa se umuntu ufite requirement twavuze ari hejuru yemerewe agiye gukora application, then bikagenda neza. Ikintu cyambere ugomba kumenya, aka kazi kukapplyingira ugomba kohereza ibisabwa kuri iyi email hano. Iyi email yitwa info@control.org. So muri kuyibona noneho. Sasa bitarenze ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, ikintu tugomba gutanga ni ikirero. Sasa ibi bintu ugomba kubyitondera. Niba bakubwiye ngo ugomba gutanga CV igezweho, iri updated, ivuga ama skills ufite ndetse na experience muri data collection, research or educational. So ngiye kubereka sample rero ya CV ugomba kwifashisha kugira ngo ukore aka kazi. Nimara kwereka sample ya CV, ndakurikizaho kwereka sample ya cover letter, ukuntu ugomba kuyikora neza, then bikaba biragufasha kuba wahabwa aka kazi, kuko ibintu bikora neza, trust me, biraza kugufasha. Nkuko nabibabwiye, ngiye kubereka CV yawe ugomba kuyitondera uburyo ugomba kuyikora mu buryo bugezweho. Niba udafite CV iri muri ubu buryo cyangwa itupdatinze, dore nuko ugomba kubimenya. Ugomba gukora CV muri iyi format muri kuyibona hano. Ukagira professional summary. Hano professional summary includingamo nyine nk'uduskills ufiteho dukeya, gukoresha ama application ya phone, mobile application. Nimba mutazi iyi application yitwa Kobo Toolbox, ushobora kugenda ukayidownloadinga kuri Play Store
muri telefone yawe ukayishyiramo. Dore ngiyi kuri Play Store, dore buragenda murebe app imeze gutya, muri kuyibona Kobo Collect. App itwa Kobo Collect, muragenda muyansiremo, then mukoreho account, then mugende mugerageza kureba kwikora imikorere yayo, then ube wabishyira muri CV yawe ko uzi kuyikoresha. Nababwiye aya maturuzi na maturuzi atagoye, mugenda mu exploring, mugende murebaho ibyerekeye, then mukore CV mukurikije iyi sample mbahaye. So iyi sample mbahereje irabafasha. Ikindi kintu mugomba kuziga, iyi sample ndaza kubahereza muri video description hamwe na email mugomba koherezaho ubusabe bwanyu. Buri kintu kimwe cyose ndakibahereza kugira ngo biborohere, biraba byorganije ku buryo muhita mu bya accessing. Ubwi ni CV y'umuntu wasoje secondaire yenda urugero niwe nakoze kugira ngo muyirebereho, akaba yarizenda nko kuri yarize nka hege. So ubwo rero reka dukomeze mbereke na cover letter uko mugomba kuyikora. So rero tudatinze reka tugere kuri cover letter. Cover letter rero hano ikintu bavuze ugomba kwitondera niba ugiye gukora cover letter. Hari abantu benshi batazi gukora cover letter, bakumva cover letter se cover letter ni iki, ariko niba ugiye kuyikora ugomba kuvuga ngo ndi muri aka karere. Niba uri Nyagatare ukavuga ati ndi Nyagatare, niba uri Kigali ukavuga ati ndi Kigali cyangwa Gasabo, ugomba kubimentioninga kuri cover letter yawe. So kandi ukavuga interest kugira ngo interest ufite muri iyi opportunity ndetse na skills ushobora kwifashisha mu gukora akazi kawe uramutse ugahawe. Rero niyo mpamvu naberetse uyu munsi kubereka cover letter uburyo ikorwa. Dore hano hari cover letter nanone sample yayo ku bantu bashaka, ndaza kuyibahereza muri description. Mukore edit, mushyiremo imyirondoro yanyu, mushyiremo ibyanyu nyine bitewe nuko ibyanyu bihagaze. Uraza ukandika imyirondoro ya hano kuri iyi side y'ibumoso, ukashyiraho amatariki, then wanyuze ukandikira uwo uri kwandikira, ugashyiraho impamvu. Ariko muri kubona hano urugero Nyagatare district, wishyiraho nimba uri Kicukiro ubishyiraho, Nyarugenge ubishyiraho, bitewe naho uherereye n'akarere urimo. Hanyuma nongeza wandikire hiring team, wandikire interest zawe, ubivuge, uvuge amaskills ugiye ufite. Skills nababwiye ko ugomba kubanza ugakora na research kugira ngo umenye ngo nikira mu ibingibi se nashyizemo Kobo tool cyangwa Kobo Collect nkaba ntarayirebyeho bakambazaho byagenda bite. Ugomba kuyishyiramo muri telefone yawe ukayitestinga, ugakoresha ama Google Form cyangwa iki, ukagenda ureba nyine ku buryo urakora ibintu biri standing, ku buryo niba naguhamagara uzabisobanura ukaba wahabwa akazi kawe neza nta kibazo. Dore nuko iza kubimeza, ndaza kwibahereza. Nanone aka kantu ugomba kwitondera, ugomba gutanga email yawe ikora neza ndetse na nimero yawe ya telefone nkuko babivuze hano. Urayitanga. Hanyuma n'ikindi kintu ugomba gukora, ugomba gutanga aba reference. Niba ugatangamo umuntu muri professional ufite akazi gatandukanye akora kuri field, afite na experience. So aba bantu ugomba kugira ute gutanga aba reference batatu nibura, nibo nkuri commandings. Noneho ku bantu bagiye okay, tujye kugendana noneho sasa rero ku muntu wamaze kugira ute, ku muntu wamaze kubona email na ama cover letter akabona CV akaba ikora neza nkuko nabiberetse. Tujye kohereza email, tujye kwereka uburyo email yawe igomba kubimeza nkuko batanze guideline. Subject line ya email igomba kuba ari uraza ufata iyi ngiyi neza uyikorere copy, ugenda uyipasting muri email kambibereke. First of all, ikintu cya mbere ukora urafungura email yawe, Gmail app yawe niba uri gukoresha telefone, niba uri gukoresha machine ubwo nabwo urayifungura uciye muri Chrome browser, ufate uyikorere copy. Numara kuyifata wayikoreye copy cyangwa ikintu ugomba gukora cya mbere ni ukuza ugafata email yawe neza ukayikorera copy. Niba uri gukoresha telefone urafungura Gmail app, cyangwa niba uri gukoresha Chrome browser ujye muri Chrome browser yawe ufungure Gmail email yawe uze uyandike hano hari tu. Numara kuyishyiramo urabibona hano hari subject, ugaruke aha kuri job position, nurangiza uze ufate ya subject ngiyi hano uyifate ukwiri neza uyikopiye. Ariko hano hari ibintu tugiye guhinduramo, uruze uyandikemo muri Gmail yawe. Nurangiza ahangaha handitsemo your district, wowe uraza uwandikemo akarere kawe hano. Niba uri Nyagatare nkuko mwabibonye twe ariyo ntuza, ubwo nyine nawe urandika aho uherereye, ntago ari ngombwa ngo wandike aho uyu muntu aherereye turi gukorera application. Mukuvuga ngo Nyagatare tubishyizeho, sibyo? Ikindi kintu ugomba kumenya, hano hari body, aha agomba kujyamo aka email gatoya kavuga muri make
impamvu uri applyinga iyi job position. Yes, urategura neza email yawe, utegure body numara kwitegura neza nko muri kubona hano. Iyi ni sample, uraza hano urebe nkangaha muri kwibona twamaze kuyisoza tuyishyiramo. Then ikintu uhita ukora ni iki, ntago birangiye, ntago uhita wohereza ukore kuri send. Uraza ukatacinga ahangaha muri kubona attach files. Ahangaha ikintu ukora ni uko atachingamo ya kavareta, ukatacingaho CV hano. Nkuko muri kubibona umaze gukirika kuri aka kantu kameze gutya, urahita ugera ku document yawe ngaya kavareta na CV yacu tuzishyireho. Muri kubona zimaze kugeramo none aha tuvugana. Ubwo zimaze kugeramo ni iki, ikintu uhita ukora ni iki, uguhita ukanda hano kuri send. Umaze gukanda kuri send, email yawe ihita igenda. Iyi email yawe imaze kugenda ujya muri sent messages, ukabona ko email yawe yagiye, ubusabe bwawe bw'akazi tayari wamaze kubwohereza. Ikintu ugiye gukora ubu ni ugutegereza ukareba ikizava. Wakoze kudukurikira kugeza ku musozo iyi video, ukurikize step zose naberetse, wohereza ubusabe bwawe. Kandi mbifurije amahirwe masa abantu mwese mugiye kohereza ubusabe musaba aka kazi. Nimwibagirwe gusangiza na bagenzi banyu aya makuru y'ingenzi kugira ngo nabo bagirire umugisha kuri mwebwe. Niba utariyandikisha kuri channel, kanda subscribe aho hasi, utaninge on all notification kugira ngo video yose tuzajya tubagezaho igihite kugeraho mu ba mbere, amahirwe atazagucika. Tubonane muri video ikurikira.